nshuti mwene data, ese waba uzi ijwi ry'Imana? Waba uzi ko Imana ivuga? Ese waba uzi ko na Satani ubwe avuga ndetse n'amajwi y'amarangamutima yacu akaziramo? Aha ntabwo nshaka kukubwira ya majwi ngo Imana yavuze kuko abahanuzi bakubwiye ibi. Oya, nshaka kukubwira ko Imana y'ubwayo ikuvugisha wowe ubwawe, ikuganiriza wowe ubwawe. Ese ibyo waba ubizi, waba ubisobanukirwa? Uyu munsi nicyo kintu tugiye kurebera hamwe, uburyo Imana ituganiriza ndetse n'amajwi ya Satani uko akora n'ay'amarangamutima yacu. Mbabarire ntugende utumvisha iki kiganiro cyose, kuko ahanyuma nshaka kubaha ubuhamya bwanjye bw'uburyo Imana yanganirije na Satani arimo anganiriza n'amarangamutima yanjye ubwanjye, maze twese tubashe gusobanukirwa uko bikora. Muvandimwe, mwene data, kumenya ijwi ry'Imana ni isoko y'umutuzo, kuko riduha icyerekezo n'imbaraga. Yesu yaravuze muri Yohana igice cya 10 umurongo waho wa 27 ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Iyo uzi neza ko ubana n'Imana, uzi neza kuri intama y'Imana, ubasha gusobanukirwa ijwi ry'Imana kandi na Yesu ubwe akakumenya. Ariko Satani we ahora akoresha ya majwi y'ibinyoma, agashaka kudutera urujijo no kutubuza kumenya icyo Imana idushakaho. Reka ntangire mvuga ku ijwi ry'amarangamutima yawe. Ni ijwi ryawe ubwawe bwite. Ni ijwi bigendanye n'ibyo uba wifuza, n'ibyo urarikiye, n'ibyo ushaka. Ushobora kuba wareba nk'ikintu ugahita wumva mu mutwe wawe utekereje ngo ariko ngo ntiwakigura cyangwa uwagifata cyangwa se uwakinywa. Ibyo biba bitewe n'ibyifuzo wari ufite muri wowe, ukumva koko icyo kintu kikuri mu mutwe, ukumva ni nk'ijwi ribikubwira mu mutwe wawe, ariko ni wowe ubwawe n'amarangamutima yawe. Ntabwo ijwi nshaka kuritindaho cyane, kuko ndibuze kubaho urwo rugero bitewe n'ukuntu nanjye naganirijwe n'Uwiteka ndetse na Satani n'ijwi ry'amarangamutima yanjye neza. Nibaza ko biri bubisobanure cyane kurushaho, ariko reka nibande cyane rero ku ijwi rya Satani ndetse n'ijwi ry'Imana. Dore rero ijwi rya Satani uko rikora. Ni ijwi riza mu buryo bw'umwuka. Ntabwo ari kwa kundi ushobora kuvuga ngo uri kuganira n'umuntu wumvisha umuntu avuga, ahubwo ubyumva mu bitekerezo byawe, ubyumvamo imbere muri wowe, ukumva ni nk'ikintu kikubwiye ngo kora iki. Ijwi rya Satani ikibi cyaryo, kugira ngo uzabashe kuritandukanya n'iry'Imana, nuko aba ari ijwi wumva rifite ibinyoma, ntago rikurikiza amagambo ya Bibiliya. Erega wibuke ko no muri Yohana igice cya 8 umurongo waho 44 Yesu yaravuze ngo Satani ni se w'ibinyoma. Ijwi rya Satani akenshi usanga ari ryo kuguca intege no kugusubiza inyuma, kukwibutsa ibibi byakubayeho ndetse no kugutera agahinda, kugutera imbaraga zo gushaka gukora ikibi. Iyahure ntacyo umaze, mbese usanga kenshi rikubwira ibintu bigusubiza inyuma no kukwerekeza mu byaha. Ijwi rya Satani akenshi ni ibishuko, ugasanga aranakumvisha ko utagikeneye gusenga, ko wasenze igihe kirekire, cyangwa ko amasengesho uhoramo ahagije, ko wamaze gusenga bihagije, ko Imana noneho ikumva. Usanga buri gihe ijwi rya Satani rigukura mu byiza wari urimo, cyangwa ibyiza wabashaga kuba wageraho rikakwereka ko utari ukwiye no kubigeraho. Mbese ahora ari wa muntu w'ibinyoma, akagutera urujijo, akagutera ubwoba ndetse n'agahinda. Mbese ibintu byose byitwa ko ari ibibi, kukwerekeza mu bibi, kandi agira ukuntu agoreka amagambo, akaba yakwereka ko icyo ugiye gukora ari cyiza, ariko mu by'ukuri harimo imitego. Ijwi ry'Imana rero naryo ni ijwi n'ubundi ryo mu mutima, ryo mu mwuka. Nabyo ni ibintu wumvira muri wowe, mu mutwe wawe, mu mutima wawe. Sinakubwira ngo ni, ariko urabyumva nk'uko waba umeze nk'uri gutekereza. Ariko icyiza cy'ijwi ry'Uwiteka riba rifite umutuzo. Iyo rikubwira uba wumva ritameze nk'iri kubwira ngo kora vuba vuba, wumva rimeze nk'irikubwira ku buryo wowe ubwawe wihitiramo icyo ukwiye gukora, ariko rikamera nk'irikugira inama, rikwereka icyiza n'icy'ukuri, n'icyo wenda waba waramusezeranije Uwiteka. Bikwereka inzira nziza nyine, ku buryo nawe ubwawe nyuma ubitekerezaho, ukumva ko koko ryajwi ibyo riri kukubwira ari ibintu by'ingenzi ku buzima bwawe. Ijwi ry'Imana nta na rimwe rijya rivuga ibinyuranye n'ijambo ryayo.
ntabwo rizana ubwoba ndetse nta n'urujijo rishyira mu byo rikubwira, ahubwo bituma umutima wawe wumva ugiye ku murongo kandi ukumva ushaka gufata icyemezo cy'ukuri, wumva utekanye, mbese wumva ijwi iyo riri kukuvugisha iry'Imana, wumva n'imitekerereze yawe irimo irahinduka n'imibereho yawe igahinduka, wumva nyine ari umuntu uri kukuganiriza ariko ukumva ni ijwi rituje ritagushyiraho ikintu kivuga ngo kora iki, gira iki, kora vuba vuba, kora oya, ahubwo wumva rituje kandi rikubwira ngo hitamo, mbese uba wumva umeze nk'aho wowe ufite uburenganzira bwawe bwo guhitamo icyo ushaka gukora. Ijwi ry'Imana ntabwo rijya rijya impaka n'umuntu uwo ari we wese, ahubwo rirakubwira, kuko iyo rikubwira riba riri kureba, navuga ngo Uwiteka aba areba ibitekerezo byawe, ababona aho uri kwerekeza, noneho we akaza nawe akubwira ibyo we abona bikwiriye nyine akwiye kukubwira, ariko nta na rimwe wumva ijwi ry'Imana riri kugutegeka icyo gukora, ahubwo akuganiriza bitewe n'aho wowe uherereye n'ibitekerezo urimo, noneho wowe akaba ari usigara umeze nk'uhitamo. Muri make nakubwira ngo ijwi ry'amarangamutima yawe ni rigendanye n'ibyo wifuza n'ibyo ushaka, mbese na bya bindi wowe ushaka gukora bikurimo watekereje cyangwa urimo gutekereza. Naho ijwi rya Satani ryo ni ijwi ry'ibinyoma rigushuka kandi rigashaka kwereka ko ibyo ugiye gukora ari byiza ariko inyuma hihishemo ibindi bibazo. Naho ijwi ry'Imana riba rituje kandi rikuganiriza, ritaguhutiriza ngo ukore ibi, ahubwo ukumva ko rimeze nk'iri kugira inama. Reka noneho babwire ubuhamya bwanjye bw'ibyambayeho. Umunsi nahagaritse kunywa inzoga, nagize ibiganiro hagati yanjye na Satani n'Imana. Ubundi nari naravuze ko Uwiteka ari we wenyine ushobora kumbwira akanganiriza akankura ku nzoga, kuko nahoraga mbona muri Bibiliya handitsemo ko Yesu yahinduye divayi mu vino, mbese nkabona ko inzoga atari icyaha, ariko nkavuga nti niba inzoga ari icyaha kuko ahandi haba handitse ngo ni umukobanyi, nkavuga nti Uwiteka wenyine niwe ukwiye kubimbwira nkazarivaho. Maze Uwiteka antumaho inshuti yanjye ambwira ko nkwiye kuzireka. Dore rero uko byari bimeze, uko byagenze uwo munsi nkwiye kuzivaho. Hari haciyeho iminsi 2 yonyine nguze inzoga yitwa Baileys imeze nk'amarura, na inzoga nakunze cyane 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 ku buryo numvaga mbese mu gihe nyifite n'umuntu waba uyikunda nta muhaho. Maze haciye iminsi 2 yonyine nyiguze, Uwiteka nibwo yambwiye ko nkwiye kuva ku nzoga. Dore rero ikiganiro hagati yanjye n'Imana na Satani nanjye ubwanjye. Satani yaranganirije arambwira ati ubwo Uwiteka yabikubwiye, banza wenda urinywe uyirangize, mbese nurangiza ujugunye icupa. None se n'ubundi niba wayinywaga ari icyaha Imana ikaba yakubabariraga, n'ubundi nubinywa ukayirangiza ukayimaramo ukajugunya icupa, n'ubundi irakubabarira kuko n'Imana y'inyembabazi. Ibyo ni ukuri, ibintu ndi kubabwira ni ibyambayeho by'ukuri. Iryo jwi nararyumvishe muri njyewe. Icyo nabashije kumenya icyo gihe nuko iyo Satani yanganirizaga hahitaga hakurikiraho ijwi ry'amarangamutima yanjye, hagakurikiraho iry'Uwiteka, hagakurikiraho iry'amarangamutima yanjye, hakongera hagakurikiraho irya Satani. Nyuma y'ubwo Satani amaze kumbwira gutyo, nahise mvuga nti se wa mugani, kwiriya nzoga ari inzoga nkunze kandi ko ngiye kuva ku nzoga ubutazazisubiraho kuko ngiye kwemerera Uwiteka ibyo ntegetse, uwabanza wa mugani nkarinywa nkarimaramo, ubundi narangiza nkatuza sinzongere gukora ku nzoga. Ariko Uwiteka arongera agaruka arambwira ngo ariko se n'ubundi niba ngiye kurinywa nkumva ko ngiye kurimara, biranyungura iki, biramarira iki, ko n'ubundi nyuma yaho ntazongera kurinywa. Nkongera nanjye nkiganiriza nkavuga nti sundi wa mugani, biramarira iki kwirunda mw'iyo nzoga kandi nindangiza sinzongere kuyinywa. Ubwo Satani yongera aranganiriza abarambwiye ati se iriya nzoga ugiye kuyimena n'amafaranga wayiguze. Nuko ikintu cyamabazaga nuko ijwi ry'amarangamutima naryo ntago rigira gutekereza. Nahitaga mvuga nti sundi wa mugani, uba amafaranga nayiguze ngiye kuyajugunya gutyo gusa. Maze numvira indi jwi rimbwira ngo ese waba warariguze amafaranga angana iki, ku buryo waba wumva ko iyo nzoga amafaranga wayatayeho yaba ari amafaranga ahambaye ku buryo utakumvira Imana. Nanjye koko mpita ngira gutekereza,
nibuka ko nayiguze amafaranga atarenze 25,000 by'amanyarwanda. Ndavuga ese 25 wa mugani ni amafaranga navuga ngo ndababaye, amafaranga nshobora kugira gutya nkayafashisha umukene cyangwa nkayajugunya? Ndavuga oya, ntabwo byari bikwiye. Nyuma y'icyo kiganiro cyari kirekire, naje guhita ntekereza ndavuga ntariko uzi ko uyu ari Satani uri muramvugisha. Navuze nti Satani mvi nyuma waraneshejwe wincuka. Nahise mpaguruka nihuse ndagenda mfata ya nzoga, mu by'ukuri yari icyuzuye ko ndakubwiye ngo nari maze iminsi 2 nyiguze, nari nafashe akarahure kamwe konyine icyuzuye. Nahise ngenda ndayifata ndayimena icupa nshyira muri pubere, ndaje ndavuga ni Satani ndagutsinze, genda uragatsindwa. Ariko mu by'ukuri araganiriza pe, kandi iyo utagize umutima uhagaze ngo wumve neza ushobora gukurikiza ibyo akubwira, kuko akumvisha ko Imana ari inyembabazi, ko n'ibyo waba ugiye gukora Uwiteka ari bukubabarire. Ariko nsubije ubwenge inyuma maze gukora icyo gikorwa, nibwo navuze ntariko Satani n'umugome koko. Ibaze haraci iminsi 2 nguze iyo nzoga narafasheho akarahure kamwe, ariko muri ako kanya mwanya Uwiteka nsabye kurivaho, Satani we arimo ambwira ngo ninywa rya cupa ryose ndimare ngo nindangiza ngo mbone ndijugunye. Ngahibaze iyo nzoga nari ngiye kwiyahuza rya cupa ryose, ubwo se inyuma yaho ubuzima bwanjye bwari bumere gute? Uvuga ngo Satani akwereka ko ako kamwanya ikintu ugiye gukora nta ngaruka irimo, ariko numara kubikora ntago ingaruka zanavamo ntiwazirengera, ntiwanamenya n'ibiri bukubeho. Kuko njye natekereje ko nashoboraga no gupfa, kuko nari ngiye kuziyahuza icupa ryose nkarimara nkarinywa nk'uri gutomera. Urumva Satani yarazi umugambi we uri inyuma. Naho ijwi ry'amarangamutima yanjye urumva ko ryagenderaga kuba yanzoga nari nyikunze, kuba nari nayiguze, kuba mbese narashakaga kuyinywa kandi koko nari nkiyikunze. Ijwi ry'amarangamutima yacu rigendera ku byo twifuza, ku byo dushaka, ku byo twebwe mbese ubwacu mu buzima bwacu busanzwe tugenderaho. Ariko ijwi ry'Imana riba ari ry'umutuzo kandi rikuyobora mu nzira nziza, rikakwereka mbese gutandukanya ikibi n'icyiza mu gihe wari uri kujya kure, rikakugarurira kugira ngo mbese ubashe gutekereza ibintu bikwiriye, ufate umwanzuro ukwiriye. Kuko urumva ko aho Uwiteka yavugaga niwe wampaga guhitamo. Nshuti mwene data, urwo rwari urugendo rwanjye. Nawe ushobora kuba waragize urwawe ukaganirizwa na Satani, ukaganirizwa n'Uwiteka se, watwandikira muri commentaire ukatubwira uko byari bimeze. Yewe navuga nti rero muri urugendo tuba turimo muri iyi si ni urugendo ruba rutoroshye. Ni urugendo tuzumva amajwi menshi azahora tugerageza, azahora turangaza, ahora tuyobya, ariko hari ijwi ry'umwungeri wacu Yesu Kristo rihora riduhumuriza, riduha icyerekezo kizima mu buzima bwacu bw'iteka ryose. Navuga nti twirinde amajwi ya Satani, kuko yo icyo abereyeho ni ukutuyobya atujyana mu rupfu. Ahubwo reka twitoze kumva ijwi ry'Imana, rikaba ijwi ry'ukuri n'amahoro mu buzima bwacu. Nshuti mwene data, reka ngusabe ngo ntugende udakoze like, share ku bandi, ku nshuti, ku muryango, kugira ngo twese dufatanyirize hamwe gusobanukirwa, kandi ukore subscribe kugira ngo tujye duhora tubana mu nkuru zacu za buri munsi. Ndetse nkomeje gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduhane umugisha.